umunsi ku munsi bigenda bikura. Nanti bari kuguhamagara. Ni kuhamagara. Halo? Halo? Uraho? Uraho neza ma? Murakomeye? Aho ndashima Imana tumeze neza. We kumba kumbuye cyane koko. Wagira ngo wari ubizi natwe turagukumbuye maze. Ejo zaza kubasura. Ejo zaza? Nzaza. Wow, wumvise? Deje ndabakumbuye kugusura. Umva uje cyakoze nanjye nagushaka gusa ko nari twe nimugoroba ndi buguhamagare. Nibyo? Ubwo sinzi atira irahuje. Yewe umva nkubwire nuko. Ugize Imana kuko twari dufite gahunda umpamagaye ndi mu kazi. Twari dufite gahunda yo kwimukira muri ya nzu imwe ishya indi dushaka twuzuze. Washaka kwimuka? Iyo utampamagaye kuzasanga tudahari. Kada murave hafi rero ntazayoba murabizi ko ndi umukecuru. Oya ntazayoba uzaza asanga tugihari tuzimuka nyuma nyine ugenda dushaka no kuzimuka nawe hari ukanamfasha sibyo ma? Cyane mama. Uzaza asanga uzasanga nakwiteguye? Yego. Uzaza asangaye? Njyewe se simbizi nkunda kuzinduka. Nta kibazo isaha yose uzahagera ugasanga ndi mu rugo ubwo nubwo nzajya ku kazi hagera sibyo? Yego. Sawa ni karibu rero ubwo nahejo. Urakoze cyane. Sawa nari nkiri mu turimo reka mbanze pause. Sawa wirirwe. Ariko ngenda tangara barimo ariko mana we ngo bimukiye mu yindi nzu. Uya kari ya mbere barayitaye nawe yanjye do iheze mu gihirahiro kuzura biragatsindwa biratangaje kubona bandatira ngo barimutse bimukiye mu yindi nzu iyo barimo yari batwaye iki nukunyereka ko ntari kumwe nabo ariko buriya mukaza arabeshya tuzahangana kugeza igihe azatandukana n'umuhungu wanjye inzu do iyo ndimo irimo iratamanofu irashwanyaguritse yarasharangiye ngo bagiye kwimukira muri kadastrida ngiye se ndayizira uriya mugore yandogera umwana ariko agenge Santo maziye cyaguzira maze kumenya Santo Santo mabo chasagiru Christian ifite n'ivumbi shareka use kukina hamagaye kuri telefone niba yishukunye he mwana wanjye mwana isi mushuru mvuti yongera komanda asuko komanda wasanga mu mbega yo ntabwo mvura urusaku rwa basket barimo barakina byashoboka nanjye nari nabitetse hano byose bari kwikinira amasaha kugira abana babiri kuki ni ibibazo kuki Santo kabisa Santo arareba ko nanjye natagiye komanja nagusanga bari komangara Você vai ouvir Rabuja. Antaraje. Poki uretse gukingura banze cyo. Chamu kuri. Poki uretse gukingura banze nitunga. Tap tap.
Ubukumagarika aho ngaho amasanga na gutya wumva uri mu kikwere. Wari uri hehe? Jerega. Wari uri hehe? Indi mirimo. Jya urimo urakina umupira ubu wasanga wahagije umwana. Ari hehe? Indi mu mirimo sinzi ntabwo kuva mu gitondo. Santa? Ari hehe Santa? Gitondo ntabwo arasohoka. Oh, sinzi ikintu nzakora. Ati? Amamoto azaguca umugongo. Wabishamba narushye mba numva nashaka. Nahise ko idahari bose yitwaye. Shaba ibyo mu rugo ntabwo bizi. Nahise ko byashize ahubwo byarukishije. Uzi ko wawe kuko ironakora na wa muhungu wawe. Wakumirwa. Hekeze. Uramfite. Hekeze. Uzi. Share From Dubai. Ni ibisanzwe. Umva izuba ryari rinyakiye we. Buriya narirabuye izuba riri hanze ufite n'imodoka ikibise. Rega kuki. Ko wawe afite besoresha agenda yitwara. Gikaraga. Sha. Reka mfate na kamushyene. Sha, Imana yatumye nza gukora ahanira karamu. Aha mabusha neza kabisa. Aho kuva ahantu bazahampamba pe. Umva sheri. Wowe ntabwo nani bari ko. Ko se none wa muhungu wanjye ari hehe? Santo! Ni an. Shamano. Kuko yamuzengereje yamukoresheje ubukoryo bwose. Uwo Santo se nawe kandi. Santo! Ni an. Nakana kamwe mukaze. Ndakirwara kandi. Anti nagije. Ubwo utangiye kunyivugisha. Kubera uzi ibyo wari urimo. Wari uri mu biki? Uyu ni. Uyu ntabwo umuzi. Anti wagiye. Nanjye kunaona mama. Umwana w'umwanjye. Okay. Ndaramujwaga uko ntabwo. Ndambwiye wari uri mu biki? Narindi gukoraho umwaka kuva mu gitondo genda. Reba harakweka. Hariho iki? Bari kwigisha ariko bari badoye umwaka. Kabiri kangahe nzangasanga amaze nyumva. Kabiri kangahe nzangasanga amasaha yo kwiga wicaye hano muri makora homework. Homework ugomba kuyikora ko warangije kwiga. Uri kunyumva neza? Yego. Aho kumbwira wari mu biki? Reka uri gusemeka byonyine umutima de kundusa mu mutwe ni wari mu biki? Nuko Kandi mugana ni. ibyo mbeshye gambizwa. Nyine kuki twari turi gukoraho umwaka na kuki. Kuki? Homework. Nese kuki haryari? Kuko kitarakandagiye no mu ishuri. Uyakoraga homework. Nasoni. Oya nyine yaje. Oya ngambizukuri. Ngisukuri reka kumbeshya. Nyine kuki yaje afite umupira arambwira. Aha kwanza kadatawa. Utaragena kure. Umupira wari hari uri hehe? Nyine kuki yawufasha arambwira ngo tujye ku kibuga. Ku kibuga mama agiye gukina Ariko basket. njye nayitsinze Uzi ko iriya basket ngiye kuyikura hariya. Umva nkubwire. Narababwiye amasaha yo gukina. Ntabwo nakora amasaha yo gukina. Babari. Sinakora amasaha yo gukina. Yego. Kubera icyo ufata amasaha atari yo gukina ukayakorera mu byo gukina. Amasaha yo kwiga nayo kwiga, amasaha yo kuryama ukaruhuka nayo kuryama, amasaha sinzongera kubibona. Yego. Ukunywa. Yego ana. Tutabicara hamwe tuze ukurikirane amasomo y'avuye. Kandi mukanya urambwira ibyo wize. Yego. Shawte by'abana ni ibyo. Biragoye kwaterwa na hose hano ntibakunda. Wa mutipe yamubujije amahoro marayise n'ishuri sinzi ikintu nakora. Nabuze igihe na kimwe nakumva inkuru y'umuhungu. Nubarimo kunyandikira kunabwiye ngo mbore aho umwanya tuvugana sasha kumbwira iki ngo yaragukunze kandi yakubonye waje ku kazi wanjye yari sindagira igihe cyo kumva imyaka ngezemo niyo pe nagakwiye kuba ndi gutegura kugira umunani twanasha nk'uko ngukomezeho ndi kubona waratse kurushaho umva ngo muhamagare Kako kare yamuhamagaye ndamubwira ngo ndi bise nari muze bya hatari muvugisha ukamuvugisha numve
nanumvishwe ikintu uko navuga ndabona hamwe wari umbwiye nahageze nari mpageze ndi hano mu marembo sinzi wicaye ahagana he hejuru nakubonye hejuru yes Bob Avi papa. Fresh. Ntatinze ntubizi gahunda tuba dufite mwana. None Batinze kabisa. hano ni sawa. Nibyo se. Zata ahubwo urantunguye kumva ngo uri hano. Hano reka nawe utakunda. Hano ni heza byatari. Maze gusirimuka. Kimenya. Barengera rwose. Fresh bro. Mbona umeze neza se byataye. Shasa ntubizi ko bari ufashishije. Umuntu urahasari. Mbona n'ubufasha wanje yararaha. Ahubwo yumvishe ko nyine tugiye kuganira arambwira ngo reka ageze mu rugo gato. Kuri iyo mu rugo se bo. Shasha mba. Mu rugo ni gake ariko ni neza. Ariko nyine by'abagabo nabo. Utari gake bimeze bite? Mu minsi iri imbere ntabwo twari tumeranye neza pe. Byagenze bite? Turize. Mbaza ibindi naho ubundi byo mu rugo biretse tumeze neza. Kurenzaho kwawe bya kera. Ntabwo ari uvuga kurenzaho. Oyambwira ntacyo regana nakugira inama. Ntubizi ko na kera ku ishuri najyaga ngira gutya kugira inama. Ariko nta kibazo. Ni karibu nawe. Urufatikije. Dore. Ariko ntacyo nanjye nzanira kakano no mukire ariko. Burya se ukabasha. Waranyibagiye. Kandi narizi ko gakomeye byataka. Ibiti byandiriho hari ikibazo. Yamwe mubiretse bito. Mubiretse. None se naringize ngo ni icyana muri kumwe dore ndakuza. Ibyo bintu ntabwo ibyo bintu. Uru yawe mfite sha. Ubu ndonye bino bintu ngira ngo ni icyana tayari. Kandi Shadrack iyo mico utangiye kunzanira ntabwo mpana ibyo bintu. ngo yabonye nzabakobwa ngiye sinaramubonye neza ndibuka ko twabonye ageze muri parking ariko ntabwo ngiye sura narayibonye muvugishe numve n'ijwi nta n'akanyarwanda na gake okay cyakoze tuzajya muganira icyongereza ko hari isore cyangwa se ari mbarwa oui poa vipi jambo fresh sasa mchumba wako niko naye hapa jamani ananisumbua eka nikuona sijui kama alikuwa na mparking unakuja kwa kazi kwangu na yeye kama alikupenda tena alikuwa hashikiki kabisa sure harusi baba micho mareno na iko vizuri nitakutumia picha yake baadaye utamuona hapa anacheka yana ta unaona ile jino la mwisho na lenyewe liko naliona hata nakuzumia kisha ndio hatari but thank you yiri yana anajifanya sasa mtakuwa mnaongea lugha gani jamani mbona yeye anaongea na mimi lakini Kiingereza anajua Kiingereza mtajuana mtakuwa mnaongea kibubu sawa nje nitakupigia baadaye basi acha nimkirimu sawa nitakutumia picha yake uone anavyopendeza hapa haya bye kazi njema nawe pia mbandi mondo kuri biti wangiza ngo ntushaka uziwe bashije ko uziwe ntabwo imodoka agendamo
sawa wewe umwana kandi njye nkeneye kubaka udinda barira ubuzima bwo utagiye gushishikariza kubaka imyaka 2 umaze hano mbabara base nguhindi imyaka 2 ibintu yawe bigende neza uzabwira ibyo byose cyenda tanasukiye amazi ngene ifite inyota yaduye kari bari kwa kitu mbandusheshashe udi abagore ngiye namenye kuzikorera ase ko wazanye amazi n'isukire ngana kuri telefone utayituma wamenyereye sibateri rekera n'umushaka n'inshi bajya mu bishakoshi nawe makayi y'umuhungu gere santori kujya kukaza kubisubiramo kubeshya ngo ngana kandi mwe muri mumuranga yabaro bitugura hanga amasaha gucana gucana uri kunyumva neza yabonye umwana wangara yari isanzwe akajise karamerika umugore wawe ejo bundi yarakundegeye ngo ntabwo uri kwitwara neza mu rugo sinzi ikibazo gihari ngo yarakundegeye yarakundegeye rwose yakundegeye gute yakundegeye kandi ngo ntabwo uri kwitwara neza mu rugo kandi Bob ushobora kutuza umuntu akakubwira sibyo twese mu buzima tubaho tugirana inama umbwira iki ngira icyo yakundegeye ni ukuvuga ngo icyo yakundegeyeho nta kindi ngo ntabwo uri kwitwara neza mu rugo ejo bundi ngaherutse kuva ku kazi agusanga uri n'umukozi uryamanye n'umukozi kweri Bob umuntu ufite umugore nk'uri ubundi unyinjira mu rugo gute ni gute winjira mu bibazo byo mu rugo ntabwo ari ukuvuga ngo kwinjira please sibyo please nundi munsi ni gute wowe wifata ukinjira mu bibazo byo mu rugo wanjye Bob umugore wawe arabizi ko oya sibyo niba agize ikibazo agomba kundeba niba ari nibyo washakaga kumbwira toka ntuzongere kwinjira mu rugo Bob n'umubabaro umunsi ku munsi bigenda bikura kuko inzira ziri kuba umwijima kandi imbere zabagarura urumuri